ugira nimero za ex wawe ngo Ex eh nazo ngira ariko nyine arampamagara ariko nazo ugira kandi araguhamagara arampamagara narazisibye hari kuba utunze nimero ariko zizi mu mutwe warayisevinze oya ntazo nzi umunsi wawe ubupanze ute umunsi wanjye nyine ni ukubyuka mu gitondo nkasenga nkiragiza Imana umunsi mbonye ndamutse noneho ubwo ngubwo nkajya guteka niba ndi bufate breakfast nkayifata nasoza ubwo nyine naba navuye muri dushe ntabwo njya ngenda ku kazi n'akarabye none ubwo nkafata breakfast after nkambara nkajya mu kazi kanjye. Iyo bavuze umuntu wumva iki iyo umuntu akubwiye umuntu umuntu mana ni mugari bro umuntu turi banini nanjye ndi umuntu ariko abantu ni banini mo imbere rero gutya turi bato ariko mo imbere turi banini. Ugeze wemukirwa n'inshuti yawe se y'umukobwa cyangwa y'umuhungu? Sha y'umuhungu, nta nshuti y'umuhungu iramenye cyane y'umukobwa. Baheruka kubabara ryari? Byagenze ute? Baraye ni story ndende nyine gusa nyine byarabaye. Nzagushaka. Uzanshake mbere. Yari umukobwa yari umuhungu? Yari umukobwa. Umukobwa ariko ni muri uku kwezi uku nguku turimo. Inshuti ikomeye se cyangwa kwa byandi bibira? Inshuti nyine nizeraga nyine tu. Wigeze urira kubw'urukundo se? Urukundo nararizeho gatoya. Ari nimero z'abakobwa n'iz'abahungu utunze zihe nyinshi? Iz'abahungu n'abakobwa? Ni ize nimero nyinshi utunze? Cyane iz'abakobwa nyinshi. Umuhungu ugukurura kuri waba ameze ute? Umuhungu nkurura ameze nka sheri wanjye. Sheri wanjye niwe nkurura nta wundi muhungu wankurura pe. Ngamubwire kuri kamera mbwire ko umukunda basi. Ariko ntabwo mvuga izina rye gusa hari ku mutima abyumva. Ikibazo ushobora gusanga afite nk'abandi bantu nka 13. Bibaho ariko nyine nta wamenya. Ariko harya bwari kuramusete. Maybe. Nesa kenshi na kenshi niwe ukunda guhemuka mu rukundo cyangwa niwe bagwemukira? Sha nibo bamemukira ko ngeyo nkunze ewana. Umutima wanjye nyine to. Amasaha wavugiye kuri menshi cyane uvugana n'umukunzi wawe n'iminota ingahe? Iyo tuvuganye mfite umwanya wenda ntashobora. Yenda amasaha wavuze ati ngiye amasaha yavugiye kuri phone kabisa numva ko twe kurashyuye. Isaha n'igice. Ntabwo uravuga amasaha 5? Aho ngaho ntacyo mpamwe abo utsu nabita ngo iki amasaha 5 so ntabwo uba uri mu kazi se ubwo wagenda biterwa na nijoro nese n'abantu bahamagara nijoro yenda nkamusangaye cyangwa shange boyfriend wanjye tuyo ntashye isaha zo gutaha iyo zigeze nawe ubwo ngubwo aba yatashye buri wese akiyitaho tukarya after tugahamagarana tukaganira ni ngombwa ko abantu bari mu rukundo bagomba kuryamana? No, ntabwo ari ngombwa kuko n'ubundi umuntu ufiteho gahunda ya nyayo nta nubwo ibyo ngibyo ubimubwiraho uvuga ngo nshaka kuryamana na oya n'ubundi butekereza uvuga ati n'uwanjye nta handi nzajya. Yego. Okay, ukunda umuhungu kurusha imyaka cyangwa ukunda umuhungu mujya kungana nyine mujya kunganya imyaka wenda? No, umuhungu tujya kungana wenda kurusha nk'itanu cyangwa 10? Yego mana andusha wenda nk'itatu cyangwa se ngiye murusha nk'umwe. Washakana n'umugabo ukurusha ufite abana 2 wowe nta mwana ufite cyangwa ufite abana 3? Umugabo ufite abana 3. Ako yatandukanye n'umugore bizwi n'amategeko yakoze divorce? Ari divorce. Afite imyaka 40 wenda? Njyewe nta mwana mfite. Oya yenda niwe wamufite nari? Mufite nanjye mufite nta kibazo. Sure? Twabana ya bro cyambere n'urukundo. Itamira hagati yanyu harimo urukundo akaza kubwira ibintu biri seriye sha nyine abo bana kandi ukabafata nk'abawe ariko umenye ko abana kenshi na kenshi yenda abana ari bakuru byitwaramo tugasanga abana ni bakuru nyine mujya kungana wenda. Aho ngaho nanone nabandenge nabo mwabana. Oya urukundo rurimo amafaranga n'urukundo rutarimo amafaranga uryo hano harimo impano nyinshi ibiki n'ibiki ariko ndinda bafite utugambo biki urukundo urugushaka nyine urukundo wumva kuri urukundo njye cyane urukunezeza kuri njyewe ni urukundo gusa byo kuvanga amafaranga murayashakana mukayabona akarige muyashakana none bikarangira umwe muri mwe avuze ati nzira y'ingindi nzira wabana n'umugabo afashe imitungo se akayishyira kuri mama akavuga ati indi nimba ushaka ko tubana tuzakorera yacu afite amafaranga menshi cyane ariko nta kintu na kimwe kimwanditseho amafaranga ari kuri mama ari kuri mama amafaranga ariko wewe ahagaze gutyo aho ngaho nyine nawe
so ngo uratekereza nyine tuba bati ariko nanone bro biterwa n'urukundo hagati yawe ntabwo uva wenda mbese umuntu ntasanganye ibi ngibi yarabishyize kuri mama wiwe ibiki n'ibiki aho ngaho murashikama mugahiga mani mugahiga urumva n'ibyo ngibyo umukecuru ntagihe yajya anagiramo umuhungu bitewe na situwasiyo abona umuhungu we arimo mu rugo yego wabana n'umuhungu utabyara se atabyara akabikubwira mbere akavuga ati ariko ntabwo mbyara atabyara shamani njyewe uko nizera urukundo iyo harimo urukundo nta kinanira imana oya bizwi yenda urukundo biba bizwi bati kwa muganga barasuzumye ikintu ari ibya burundu akavuga ati ntabwo abyara ari ukubana n'umuhungu nako utabyara cyangwa se urwaye sida mu kimwe rikabyara wahitamo iki urwaye sida Jesus urwaye sida si ubu koko mana yanjye ntabwo najya kwiyahura mbibona ariko abenshi na kenshi hari ukuntu kwa muganga bakubwira ukuntu muzamubigenza bikaba ngombwa ko nawe utanandura yego cyangwa tugiye kwa muganga nyine bakaduha ubwo buryo tuzadukoresha bibaye bitari ngombwa se ko bati nawe mugomba ku nyine mwarakundanaga byada ahandi urukundo nabura nk'amezi 2 ngo mubane ugahita uvuga ati ngewe ari ikintu naragwishe ndwaye sida nibi wahita uvuga ati wahita ukasaringa ubukwe cyangwa uvuga ati bwo kamambaye mbaya n'ubundi kamebero rwaje gupfa aho ngaho nyine uragiye mujya kwa muganga bakabagira iyo nama nose hari abantu bajya kubana se batagiye kwa muganga kureba uko ubuzima bwabo buhagaze bwese muragenda mukajyaho ubwo umwe muri mwe yaba yanduye kwa muganga bakabagira inama noneho ubwo bwo mukamenya uko mugomba kwitwara ariko nanjye ndanabazi umugore n'umugabo hari umugore ayifite ariko umugabo ntayo afite ariko barabana kandi n'abana babyara nta kibazo ariko akenshi na kenshi bajya kubana ari uko bajya kwipimisha ariko bageze ku rundi rwego rurerure byatari uruhe rwego se nyine nese ubu wakundana n'umukobwa icyumweru ejo mugahita mujya kwipimisha n'umukoya none ahantu biba byaramaze kujya ariko nanone ntabwo aho ngaho nose uba ushatse kuvuga ko hari umukobwa ushaka kuryamana n'umuhungu bagakorera aho nta gakingirizo nese nta muhungu ukundana n'umukobwa icyumweru kimwe bahita baryamana wapi kubera iki ibyo ngibyo rwose wumva igihe cya nyacyo ari nk'iki nk'igihe cya nyacyo mwamaze kwigana na wenda nk'amezi nk'abiri 3 nese amezi 2 wawe bimaze kwiga umuntu uyu umaze kumenya oya ntabwo ari ukumwiga ni ukuvuga ati isheri rero bimeze gutya na gutya nshaka ko tujya kwa muganga kwipimisha ubundi duhura nyine nk'abantu bakundana ariko ibya gutya oya pe kimwe nanone wapi ngaho sezera abantu babwire ko tubakunda byatari abantu bakoze kandi ubwo ubutaha next time abantu nzakubwira bizabwira n'ukuntu ibintu bakwakiriye ibintu bigenda neza kandi abizo bazakunda byatari nzankunda bazeguko guys ni Kanyana wanyu kuri TikTok niko nitwa mani mumufollowing mani mumufollowing guys ndabemera nyine ndabemera na shiri wanjye ndamusoje mufite ku mutima ajye wasanga aryamye ahandi hantu